ngo mu Bushinwa urabizi mu Bushinwa uretse ko ubu abakristo batangiye kuboneka ivugabutumwa ryahageze, ariko ubundi ni igihugu cy'abakomuniste batemera Imana na gato. None ngo hari umumisiyoneri yigeze ajyayo, yari ari kumwe n'akana k'agakobwa, noneho ngo baza kubafata bari kubwiriza ubutumwa bwiza mu mujyi mu Bushinwa, noneho babashyira abacamanza kubera ko bitari byemewe, babashyira abasirikari icyo gihe nibo n'ubundi bari bashinzwe kontrole yose y'igihugu, ari nabo bashinzwe, ari nabo harimo abacamanza. Noneho ngo abasirikari barabafata basanga bafite umusaraba, bafite na Bibiliya yera, bari kubwiriza ubutumwa bwiza, ariko ko bitemewe bari bishe itegeko, bagombaga kubacira iki? Bagombaga kubacira urubanza. Barangije bakoze iki? Baravuze bati rero umuntu dushobora kwemera ko yitahira akaba sove agakira titumwice n'umwe, ni umuntu uri bufata iyi Bibiliya akayitwika akandi akayitwikisha uyu musaraba mufite, yarangiza akavuga ngo nihakanye iyo Mana, nkurikiye amategeko y'umwami w'Ubushinwa. Noneho ba bagabo bariyumvira, bari abagabo babiri, baravuga bati rero n'ubundi nitongera tukagera iwacu nta kibazo, reka turokoke irya none, nitugera iwacu tuzihana, deni twongere dukomeze ubutumwa bwiza. Ariko urumva bazaba bihakanye Yesu ku mugaragaro. Barangije bafata uwa mbere afata Bibiliya, afata n'umusaraba, ashyira ku muriro, arangije arahira ya ndahiro ati nihakanye ibi nemeraga, nemeye gukurikiza amategeko y'umwami w'Abashinwa. N'umupasiteri wa kabiri nawe abigenza atyo. Bageze kuri ka gakobwa kari kuzuye imbaraga z'Imana, kari kuzuye umwuka wera, karangije karavuga ngo gafata ya Bibiliya yari itarashya y'uwa kabiri, ngo karayihanagura, gafata na wa musaraba karawuhanagura, kabishyira hejuru, karavuga ngo njyewe mwami mpimbaraga zatuma ntakwihakana aho abandi bari ko kwihakana, ati njyewe nanze amategeko y'umwami w'Abashinwa, nemeye gupfira Imana nemera. Ngo kari agakobwa gato gato, abasirikari b'abakoloneli barakareba, barabataka aka gakobwa ni imbaraga ki? Biramera nka cya gihe ba Petero babata hagati, maze ubacamanza bakavuga ngo ni imbaraga ki zibatera kuvuga ibi, zibatera gukora ibi ngibi. None ngo barangije bakoze iki? Barangije ngo bafashe, bagiye mu mategeko, basanga ngo mu Bushinwa hari itegeko ryatowe rivuga ko umuntu wese ushobora kwemera gupfira ibyo yemera. Ko kantu mukumve neza, umuntu wese ushobora kwemera gupfira ibyo yemera ngo ashobora kuvamo umusirikari mwiza w'igihugu cy'Ubushinwa. Ngo naho umuntu wihakana ibyo yemera yarahiriye, ngo n'ubundi ashobora kuba ingambanyi nziza cyane y'igihugu. Barangije rero baravuga ngo uyu mukobwa umeze utya, ubasha guhagarara ku mahame y'ibyo yemeye, akavuga ngo nemeye no kubipfira, ati uyu mukobwa wamuforoma yavamo umusirikari mwiza cyane w'igihugu cy'Ubushinwa. Barangije ngo bamushyira mu gisirikari, bamutoza iby'igisirikari, ngo aragenda aba umuntu ukomeye, aba umunyabwenge, agira n'amapeta menshi, ahubwo atangira noneho kuvuga ubutumwa, ari n'umusirikari, ari n'umuntu ukomeye. Bafata ba bagabo b'abapasiteri bari bavuga ati aba bagabo bemeye kwihakana ibyo bemeye barahiriye, ntibemere kuba babipfira, ati ubu ngubu bagambanira n'ibihugu byabo mu buryo buri fasire, cyangwa bakagambanira Ubushinwa, bahita ko bagira ute? Barabica, ubugingo bwabo buba bugiye gutyo. Twari turi kugaruka ni urugero nari ntanze. Shalom shalom, turagusuhuje wowe udahwema gukurikira ibiganiro byacu tunyuraza kuri iyi channel. Imana iguhe umugisha cyane. Evangelize Le Monde TV. Uyu munsi ndagira ngo tuganire ku ijambo riri muri Yesaya ibice 43 umurongo wa 2. Yesaya ibice 43 umurongo wa 2 haravuga ngo nuca mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, nuca no mu migezi ntizagutembana, nunyura no mu muriro ntuzashya, n'ibirimi byawo ntibizakugeraho. Imana ishimwe cyane. Reka dusubiremo. Nuca mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, nuca no mu migezi ntizagutembana, nunyura no mu muriro
ntuzashya kandi ibirimi byawo ntabwo bizakugeraho, nta no kumva nyine ibirimi byawo, ibirimi by'umuriro. Iri ni isezerano ryawe. Ijambo ry'Imana ahangaha ndashaka kuvuga ikintu gikomeye. Ravuze ngo nuca mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, ngo nuca no mu migezi ntizagutembana, ndetse nunyura no mu muriro ntabwo uzashya. Birashoboka cyane ko ibi bintu wabinyuramo. Iri ni isezerano Imana iguhaye, rikubwiye ngo nuca mu mazi. Ikibazo ntabwo ari ukunyura mu mazi, ikibazo si no kunyura mu muriro, ikibazo si no kunyura mu migezi, ahubwo ikibazo ni ukumenya neza niba uri kumwe n'Imana. Umunsi Yesu agendana n'abigishwa ngo bambuka inyanja, maze umuyaga n'imiraba bikaba byinshi cyane, ngo bagize ubwoba, byensiye nk'abantu bagize ubwoba, ariko ngo baza kwibwira bati ariko kuki duhuye n'ibibazo byose, inyanja ikaba igiye kuduhitana, tukaba tubona urupfu rudusatiriye, Yesu yisinziriye. We ngo yari yisinziriye rwose, nta kibazo afite. Nubwo baragenda baramukangura ati ntacyo bikubwiye kweri, urabona uriryamiye urisinziriye kandi tugiye gupfa, ese ntacyo wakora? Noneho Yesu ngo abyutse arabareba, arababwira ati mwabafite kwizera gukemwe. Noneho hari isomo yashakaga kwigisha aho ngaho, ngo arangije ategeka umuraba, ategeka inyanja, arabibwira ngo nimutuze. Ngo inyanja iratuza, imiraba na ya miyaga yose biramwumvira, biratuza, biraceceka. Ariko ababwira ijambo rikomeye ko bagize kwizera nabo bazakora n'ibiruta ibyo. Ariko ngo banatangajwe cyane no kuvuga ngo birashoboka se, buryo uyu muntu donc uyu ni muntu ki ubasha gutegeka imiyaga, agategeka imiraba mu nyanja bikamwumvira? Ikibazo si uko imiraba yaje, kuko igisubizo bari bagifite. Ikiza imiraba yaraje, imiyaga irahuha, ariko bibuka ko bari kumwe nande, bari kumwe na Yesu ushobora gucyaha imiraba. Ushobora kuba uri kunyura mu nyanja irimo imiraba, ushobora kuba uri kunyura mu bigeragezo bitandukanye, ushobora kuba ufite ingorane zitari zimwe, ushobora kuba ubuzima bwawe ubona ko buri mu kaga. Reka nkubwire, ese Yesu muri kumwe? Ubundi icyo nicyo kintu cya mbere ugomba kwibaza, kuko aravuze ngo nuca mu mazi. Ntabwo ikibazo rero ari uguca mu mazi, ahubwo uri kuyacanamo nande, ngo nzaba ndi kumwe nawe. Donc devoir ufite, cyangwa ikintu cya mbere wakagombye kugenzura, ni ukugenzura ukamenya neza niba Yesu mugize ute, Yesu muri kumwe. Yego, ugomba kumenya niba Yesu mugize ute, Yesu muri kumwe. Yego, kuko ngo nuca no mu muriro ntuzashya. Mwibuke Saduraka, Meshake na Abedenego, bo bari kumwe n'Imana, bari inshuti z'Imana mu mitima yabo. Umunsi umwe ngo umwami arema igishushanyo, aravuga ngo hazabaho isaha yo kugipfukamira, kandi umuntu wese utazapfukama azajugunywa mu itanura ry'umuriro. Ariko kubera Imana bari baramenyeye iwabo i Yerusalemu, baravuga ngo twebwe amavi yacu tuzarinda dupfa, donc tuzemera tujye muri risque zo kuba twapfa cyangwa tujugunywe mu muriro, aho kugira ngo duhangare gupfukamisha amavi yacu dupfukamiye ibigirwamana. Wowe nta mafaranga ngaho ujya upfukamira, ni ibigirwamana bingana iki ujya upfukamira, ukemera ugapfukama kugira ngo usove cyangwa urengere ubuzima bwawe butajya mu kaga, ukemera ugapfukama. Kandi nyamara ijambo ry'Imana ryaratubwiye ngo uzashaka kurengera ubugingo bwe akihakana Yesu, ahubwo niwe uzabubura. Naho uzashaka guhara ubugingo bwe, kumva ntacyo yabutakaza ariko akaronka agakiza, ngo niwe uzaba ari kugira ate, niwe uzaburengera. Aha nibuka agakuru kamwe, na agakuru ngo mu Bushinwa
urabizi mu Bushinwa uretse ko ubu abakristo batangiye kuboneka ivugabutumwa ryahageze, ariko ubundi ni igihugu cy'abakomunisite batemera Imana na gato. None ngo hari umumisiyoneri yigeze ajyayo, yari ari kumweho n'akana k'agakobwa, noneho ngo baza kubafata bari kubwiriza ubutumwa bwiza mu mujyi mu Bushinwa, noneho babashyira abacamanza kubera ko bitari byemewe, babashyira abasirikari icyo gihe nibo n'ubundi bari bashinzwe kontrole yose y'igihugu, ari nabo bashinzwe, ari nabo harimo abacamanza. Noneho ngo abasirikari barabafata basanga bafite umusaraba, bafite na Bibiliya yera, bari kubwiriza ubutumwa bwiza, ariko ko bitemewe bari bishe itegeko, bagombaga kubacira urubanza. Barangije bakoze iki? Baravuze bati rero umuntu dushobora kwemera ko yitahira akaba sove agakira titumwice n'umwe, ni umuntu uri bufatiye Bibiliya akayitwika akandi akayitwikisha uyu musaraba mufite, yarangiza akavuga ngo nihakanye iyo Mana, nkurikiye amategeko y'umwami w'Ubushinwa. Noneho ba bagabo bariyumvira, bari abagabo babiri, baravuga bati rero n'ubundi nitongera tukagera iwacu nta kibazo, reka turokoke irya none, nitugera iwacu tuzihana, deni twongere dukomeze ubutumwa bwiza. Ariko urumva bazaba bihakanye Yesu ku mugaragaro. Barangije bafata uwa mbere afata Bibiliya, afata n'umusaraba, ashyira ku muriro, arangije arahira ya ndahiro ati nihakanye ibi nemeraga, nemeye gukurikiza amategeko y'umwami w'Abashinwa. N'umupasiteri wa kabiri nawe abigenza atyo. Bageze kuri ka gakobwa kari kuzuye imbaraga z'Imana, kari kuzuye umwuka wera, karangije karavuga ngo gafata ya Bibiliya yari itarashya y'uwa kabiri, ngo karayihanagura, gafata na wa musaraba karawuhanagura, kabishyira hejuru, karavuga ngo njyewe mwami mpa imbaraga zatuma ntakwihakana aho abandi bari ko kwihakana, ati njyewe nanze amategeko y'umwami w'Abashinwa, nemeye gupfira Imana nemera. Ngo kari agakobwa gato gato, abasirikari b'abakoloneli barakareba, barabata aka gakobwa ni imbaraga ki? Biramera nka cya gihe ba Petero babata hagati, maze ubacamanza bakavuga ngo ni imbaraga ki zibatera kuvuga ibi, zibatera gukora ibi ngibi. None ngo barangije bakoze iki? Barangije ngo bagiye mu mategeko, basanga ngo mu Bushinwa hari itegeko ryatowe rivuga ko umuntu wese ushobora kwemera gupfira ibyo yemera. Ko kantu mukumve neza, umuntu wese ushobora kwemera gupfira ibyo yemera ngo ashobora kuvamo umusirikari mwiza w'igihugu cy'Ubushinwa. Ngo naho umuntu wihakana ibyo yemera yarahiriye, ngo n'ubundi ashobora kuba ingambanyi nziza cyane y'igihugu. Barangije rero baravuga ngo uyu mukobwa umeze utya ubasha guhagarara ku mahame y'ibyo yemeye, akavuga ngo nemeye no kubipfira, ati uyu mukobwa wamuforoma yavamo umusirikari mwiza cyane w'igihugu cy'Ubushinwa. Barangije ngo bamushyira mu gisirikari, bamutoza iby'igisirikari, ngo aragenda aba umuntu ukomeye, aba umunyabwenge, agira n'amapeta menshi, ahubwo atangira noneho kuvuga ubutumwa, ari n'umusirikari, ari n'umuntu ukomeye. Bafata aba bagabo b'abapasiteri bari bavuga ati aba bagabo bemeye kwihakana ibyo bemeye barahiriye, ntibemere kuba babipfira, ati ubu ngubu bagambanira n'ibihugu byabo mu buryo buri fasire, cyangwa bakagambanira Ubushinwa, bahita ko bagira ute barabica, ubugingo bwabo buba bugiye gutyo. Twari turi kugaruka ni urugero nari ntanze rw'iriya nkuru ya Saduraka na Meshake na Abedenego. Baravuze ngo nimutemera gupfukamira igishushanyo umwami yakoze, ikibakwiriye ni kimwe, murajugunywa mu itanura ry'umuriro. Itanura ngo bararyenyegeza, ariko wibuke ko ijambo rivuga ngo nunyura mu muriro uzashya. Haleluya! Ariko uzawugeramo. Ntabwo ijambo ry'Imana ritubwiye ko utazanyura mu muriro, ntabwo ijambo ry'Imana ritubwiye ko utazanyura mu mazi, ntabwo ijambo ry'Imana ritabwiye ko utazahura n'imiraba, ahubwo uzaba uhagararanye nande muri iyo miraba. Niba uri siri ko Yesu muhagararanye mu bigeragezo uri kunyuramo, niba uri siri ko Yesu muhagararanye mu miraba iri kukuzunguza hirya no hino, humura, Yesu wawe araje akurwanira urugamba. Abagabo ngo babajugunya mu itanura ry'umuriro,
wa mwami watanze isezerano ngo nunyura mu muriro ntuzashya, aba aramanutse akaruma umuriro, akaruma uburibwe bw'umuriro, umuriro bamuramwubukana. Arangije abagabo ngo basohokamo nta n'umwotsi, ngo nta agasatsi ko ku mutwe wabo katwitswe n'umuriro. Mwene data wowe unyumva, wifurije guhagarara na Yesu. Niba kandi wari ugeze ahantu utangira gucika intege, akenshi hari igihe umuntu ahagarara mu mazi yayandi atazagutembana, hari igihe umuntu ahagarara mu miraba ikamukubita ikamuzunga hirya no hino, hari igihe umuntu ahagarara mu bigeragezo, hari igihe umuntu anyura mu ngorane zitandukanye agatangira agashidikanya Imana, akavuga ngo ariko se ubu ni Imana koko, ubu ntiyantaye, ubu turi kumwe. Humura, komeza uyihange amaso, niyo iguha isezerano irakubwira ngo humura, ngo nzaba ndi kumwe nawe, nunyura mu mazi ntazagutembana, nunyura mu nzuzi nyinshi ntacyo uzaba, ngo nunyura no mu muriro ntabwo uzagutwika, ngo n'ibirimi byawo ni bizakugeraho. Akira isezerano ryawe, Imana igufashe. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel, ntugende udakoze subscribe, kandi wibuke gusangiza abandi ubu butumwa bwiza. Reka dusenge. Imana, turagushimiye cyane mwami Yesu, turagushimiye kubw'umuntu wese wari unteze amatwi yumvira ijambo ryawe. Ndakwinginze kugira ngo urengere abari kunyura mwari ya mazi, uhagararane nabo. Urengere abari kunyura mu migezi, ntibatembanwe n'imiraba yo muri iyi si n'ibigeragezo bitandukanye. Kandi abari kunyura mu muriro w'ibibazo, abari kunyura mu muriro w'inzara, abari kunyura mu muriro wo kubeshyerwa, abari kunyura mu muriro w'ubukene, abari kunyura mu muriro w'indwara zikomeye, abo bose ni wowe ukwiriye kuza ugakaruma uriya muriro, kugira ngo mwami n'ibirimi byawe bazasohokemo banesheje ibigeragezo, nta n'ibirimi by'umuriro bibanukaho. Urakoze rero kugiye kutugirira neza, ineza yawe n'urukundo rwawe bikomeze bane natwe iminsi yose, kubwaho Yesu Kristo. Urakoze. Amen.